Yes, tombora ya Sekafa Kagame Cup irarangiye. Itegeko ryashyizweho ry'uburyo amakipe azakina, ngira ngo bise bisobanuka kimwe cya kabiri. Amakipe ni ikipe ya mbere mu itsinda n'izazamuka, hanyuma amakipe yabaye ya kabiri bazatoranya ikipe nziza muri zose, ari bita best loser zibe enye, hanyuma leta bajya muri kimwe cya kabiri kirangiza. Warugiye gukora reaction kuri iri tsinda ndetse no kuvuga kuri iryo tegeko, uvuga ati amakipe Nyarugenge biragoye ko azashimaho Rugaju, niko bimeze? Biragoye, impamvu bigoye ni ukubera ko bazahura n'amakipe navuga ngo akomeye mu matsinda. Ubwo urumva niba batarigeze bakiramo option ya kimwe cya kane niho natunguwe, ubwo biravuga yuko bazahera muri kimwe cya kabiri. Urumva rero niba ari kimwe cya kabiri urasobanura yuko ikipe ya mbere nizazamuka mu itsinda, ikipe ya mbere muri buri tsinda nizamuka. Ubwo urumva nka Rayon Sport itsinda ryayo ririmo Al Hilal, ariko itsinda rya APR naryo ririmo abashampiyo babiri, Vipers na Gor Mahia. Ubwo urumva biravuga ngo APR ititonze imwe muri izo ikayiyobora n'itsinda byaba bikomeye, hari n'igihe itagera demi finale, kuko ntabwo bazahita bafata iza kabiri zose. So wenda irindi tsinda tuvuge Simba irayiyoboye kuko iri kumwe na za Singida. Noneho bazahita bareba ikipe ya kabiri yabaye nziza muri izo eshatu za kabiri, bazafata iya kabiri mu itsinda rya mbere, iya kabiri mu itsinda rya kabiri, n'iya kabiri mu itsinda rya gatatu. Barebe yagize amanota menshi cyangwa yitwaye neza kurusha izindi, bahite nayo bayemerera isohoke. Ubwo zibaye ikipe enye, bafashe iya mbere mu itsinda rya mbere, iya mbere mu itsinda rya kabiri, n'iya mbere mu itsinda rya gatatu, aba makipe atatu. Hanyuma bafata iya kabiri imwe muri za zindi eshatu zavuye mu matsinda atatu atandukanye, barebe yitwaye neza, zibenye zihita ziza muri kimwe cya kabiri. Birasobanura iki rero? Amakipe yacu agomba gukina izi match, buri match yose nk'ari finale. Nge nanzi ko best loser bazakora, bazafata ebyiri za mbere, hanyuma zikabe eshatu, ubundi bakongeraho ebyiri zabaye za gatatu nziza muri eshatu. Ariko sibyo, kugira ngo ushanwa rinakomere wa mugano numve ko ugomba gukina amatsinda uri seri. Yobora itsinda, nutabasha kuriyobora byibura utsindwa niyo yakubanye ya mbere gusa cyamunganye, izakurusha ibitego, izindi ebyiri sigaye nawe uzikubite. Ariko nareba nka Rayon Sport mana yanjye, nubwo tugiye kuyiganiraho, ikintu ngiye mbona cyahindutse ari kumwe na Hilal wapi kabisa. Ikintu cyane kuri Sekafa bitandukanye na Sekafa zari zimaze iminsi zikinwa cyane muri Tanzania. Urabona ko Sekafa zimaze iminsi zikinwa kwari kugira ngo amakipe akora ikintu kimeze nko kwitegura nka pre-season. Sekafa imeze nka pre-season, bakavuga bati yarazamo amakipe nka za Murandege, yazamo za Red Arrows zinayegukane kugira ngo amakipe nyine yitegure amashampiyona na season muri rusange. Ariko ibi biratandukanye, iyi ni competition. Nuvuga ngo baravuga bati ikipe izatwara Sekafa kugira ngo bongere bazamure ireme rya Sekafa, kugira ngo bongere bazamure gukomera kwa Sekafa. Niyo mpamvu bahisemo ko amakipe agomba gukina imikino mike hakagira ikipe yegukana, kuko tumaze iminsi tubona hari amakipe adashaka kuyitabira, cyane cyane nk'aya makipe yo mu gihugu cya Tanzania nka Yanga n'ubu ntiyaje, kuko yararebaga igasanga amakipe arimo nta kintu agiye kuyifasha mu by'ukuri muri pre-season, cyangwa se nta agiye kuyongerera, asanga amakipe mato cyane. Ariko nibongera kuzamura ireme rya Sekafa arimo competition nk'iyi, ngo amakipe agiye gukina imikino bavuga bati ni nabo wa mbere sindazamuka. Icyambere azirinda gutsindwa umukino wose mu itsinda, nuvuga ngo azageza yakaniranye cyane kugira ngo izazamuka ari ya mbere. Nakiza ko rero bizazamura n'ubundi buryohe bw'Isekafa, bizanatuma n'izindi Sekafa ziri imbere. Ariko biraryoshye, ngewe indabishimiye cyane, nabikunze kurusha ibindi byose, ndabyishimiye. Niba uri mu itsinda, kubita match zawe eshatu usohokemo uri uwa mbere. Niba bikunaniye itahire, ntabwo ushoboye, ntushoboye, kuko biravuze ngo hari amakipe tutazabona muri knockout kandi akomeye. Uzi impamvu nyembi bikunze, ntabwo twabonamo AP na Vipers na Singida na Simba na Al na Rayon Sport. Biragoye ko twazabona gutyo. Kandi ubwo simvuze Gor Mahia, simvuze Jamus iri mu Rwanda, simvuze Taska nayo yongeyemo nyuma yuko Erimereka yivanyemo. Taska hari ikipe zitazaza muri knockout kandi tubona ko zikomeye. Bivuze ngo kimwe cya kabiri hazajyamo za kipe z'intorano, ku buryo ubona umukino nyamukino mu by'ukuri. Niba ari APR ihuye wenda na Simba, akaba ari umukino uremereye. Birasaba rero ko izi kipe zacu ziba zariteguye neza. Amaze iminsi mbona hari abakorera hano kuri Tapi Vert, Rayon Sport iri Gicumbi. Ni byiza ko banatanga imyitozo kare, urumva imikino yaje gutangira byibura buri kipe ifite ukwezi kw'imyitozo. Burya rero ukwezi mu by'ukuri kuba ari uko
bagakomerezamo iyi Sekafa izaba ikomeye. so ubwo urumva rero njye navuga yuko ari byiza kugira ngo turebe match eshatu zikomeye mu matsinda bivuga ngo buri match yose izaba ari nka finale yose izaba ari nka finale kuko bazaba bizi ko nta match ari mwemerewe gukora ikoze icyo nicyo kizatuma akamatch naka kandi wita gato nta kuvuga ngo ni qualifier ngo byarangiye oya match yose rero izakina ni finale match yose ya APR izakina ni finale ibi zatuma zirebwa cyane kuko buri match yose bazajya bayikina bafite ubwo bwabo bwo kuvuga ngo nsitaye hari igihe ntayobora itsinda cyangwa se sinaze kuba umubest loser ko umubest loser numwe mu makipe atatu ubwo rero nugukina ubarana n'itsinda ryawe cyangwa se uvuga amahirwe ya kabiri uti nibitanagenda neza mu itsinda ryanjye ni ntabo wa mbere basi nzabe mwiza kurusha izo mu yandi matsinda aho birasaba ibintu bibiri rero birasaba gutsinda match ariko ukanayitsindamo ibitego byinshi cyane uhana cyane si win gusa ihagije ni win igomba guherekezwa n'ibitego byinshi ibi nibyo bizaryoshya Sekafa kugira ngo nibajya kubara ibitego wenda uvuze ati wenda ntabaye uwa mbere nzabo wa kabiri wenda mfite amanota 6 ariko basange mfite ibitego byinshi kurusha izindi zabaye za kabiri urumva se bitaryoshye ariko tugiye kwitsinda ibe tugajya gutanga amahirwe tugiye mu itsinda rya APR Vipers Gor Mahia FC Garde Républicaine muri iri tsinda uramutse uvuze ngo okay ni mbere tuzi amakipe uko ahagaze yatwaye shampiyona iwayo tuzi uko ameze donc ni itsinda rya mbere uravuga ngo ni iye kipe ubona we waha amahirwe uvuga ngo yasohoka iyo biri tsinda ngiye ndabona rero igitsina rikomeye ku muri ayo matsinda atatu kuko ryanyuma ryihorera impamvu njye mbona rikomeye ririmo amakipe atatu yatwaye ibikombe bya shampiyona APR yatwaye cyo mu Rwanda Vipers itwara igikombe cy'Ubugande na Gor Mahia itwara igikombe cyo muri Kenya urumva wenda iyi Garde Républicaine katureka cyane ko ariyo muri Djibouti byanze bikunze urwego rw'umupira w'amaguru muri Djibouti Arta Solari yigeze kwikamata itangiye kuza nayo yarabiryaga yatsindwaga byinshi bivuga ngo rero iyi Vipers irakomeye cyane nubwo atandukanye n'umutoza wayo Ivan Jacques Minayet urabizi ko yaragiye igikombe arigenda ariko abakinnyi batwaye icyo gikombe ni babandi baracyahari abenshi banahamagarwa mu kipe y'igihugu ya Uganda Cranes yego wakubitaho APR urebye uburyo kwitegura yaguze abakinnyi bane bashyashya baza biyongera ku bandi sanga umutoza yatumwe Sekafa ura ubundi APR yajyaga mutuma shampiyona n'icyamahoro ko yatumwe Sekafa barambwira bati Sekafa ibere mu Rwanda irahaguma APR kayigukana cyane irahaguma ko APR ni mu makipe atumaze gutwara Sekafa nyinshi yatwaye Sekafa 3 zose zitwariye mu Rwanda zose zitwariye i Kigali harimo 2010 iheruka hitwariye i Kigali barambwira bati rero wayiburiye muri Tanzania nibyo ariko ntuzayiburiye mu Rwanda turabyihangana bajya kongera amasezerano ku kantu bagashyize twari Sekafa igume mu Rwanda ari kumwe muri mwitsina na Vipers Gor Mahia muri Kenya nubwo wenda umupira w'amaguru muri Kenya hari uburyo wasubiyemo inyuma ariko Gor turayizi ni ikipe ikomeye ni ikipe ifite ubwo bushobozi urumva nge ndabona iri tsinda rya mbere ryo rikomeye ku buryo guhamya ngo hagati ya APR na Vipers na Gor izaza mu kari rya mbere biragoye icyakora icyo mbona cyo best loser ashaka kuva na home advantage se ya APR ubonamo ntabwo yabura home advantage nk'ikipe iri mu rugo na wenda bazaba bayiri inyuma ikaba nayo imaze kugira equipe buriya APR kiza muri uyu mwaka ntabwo yahindutse cyane yakoze ramforo yongera nyine mu bandi bakinnyi basanzwe ariko abakinnyi ba APR bahari bamaze gukina imikino wenda imyaka nk'ibiri ahubwo ngiye mbona APR uyu mwaka aribwo yahindutse cyane dukurikije imyaka yabanje kuko nibwo twabonye yatakaje abakinnyi bayo b'abanyarwanda ubundi n'ibyabagaho yagumanaga abanyarwanda bayo ikongeramo abanyamahanga ariko ubu yasezera abanyamahanga inatandukana n'abanyarwanda urumva hajya abanyamahanga batatu barimo ba Mamadusi na ba Sowa nibwo batakinaga inatakaza ba Claude itakaza ba Ruboneka itakaza Nige na Clement urumva rero nibwo wavuga yatanze abakinnyi benshi bayivuyemo ariko icyo mbona cyo urumva ngo aya makipe asa n'ari ku rwego rumwe APR ikaba yabarusha ko wenda iri mu rugo imbere y'abafana n'izo ambition wenda ifite ivuga iti reka tugume mu Rwanda nge rwose nahamya ko nta gihindutse APR yakayoboye itsinda no gukora amakipe akomeye itsinda iri kumwe n'amakipe akomeye ariko nayo ntabwo ari ikipe mbi yagakwiye kuri sohoka mariko itsinda rya kabiri ririmo amakipe muri Tanzania Simba Sports Club nyirango irahabwa amahirwe kurenza izindi Simba cyane Simba na Singida nyine nk'iya kabiri raho ariko Simba cyane Simba ivuye no mu rugo imaze kwegukana igikombe cy'igihugu amahirwe menshi nuko Al Hilal na Simba zayobora amatsinda zirimo ubwo ni ya gatatu warigezemo tayari Al Hilal na ntuza bazayobora amatsinda barimo hazasigara nyine itsinda rigoye ni rya APR kuko ririmo amakipe atatu yose utamenya uko yakwitwara Vipers na Gor Mahia na APR ahandi
imbaraga ziri ku ruhande rumwe Zajamo Simba se irashusha izi zindi zajamo sibanza nazo zikomeye Nakare. oya jamo ntabwo ikomeye ahubwo ikomeye ni Elimeleki Bentio reka nta kintu kuko ntiyatwaye n'igikoni nta kintu atwaye iwabo yi Jamos oya nta kintu Kevin yarabati nta kigenda ntibari mu nzove se wakina za saa urabona Kevin kuna pinga oya nta kifite nta Iyo mwe twaje twicaranye mu ndege amwatereka tudukina sasa ati nuko boss afite amafaranga menshi ati indege nkeje eshatu ngo bagira n'ibibuga bibi ngo n'ibibuga bibi cyane ngo dukina ku manywa izuba ryaka so itsinda rya gatatu ririmo Al Hilal Rayon Sport Tusker na KVZ ariko rizaba riryoshye naryo ryatsitse match ziraryoshye kabisa match za Sekafa ziraryoshye nka match ya Rayon na Tusker zabiryoshye Samira zatubwira ukuntu Tusker irimo ba Julien Mete na Pavel Nzira kongeraho na Mbahoma twe dukumbe kongera kubona Mbahoma avuye iwabo muri Nigeria ari top scorer ariko Mbahoma yabaye top scorer ikipe itaratwaye igikombe cya shampiyona ubwo rero nawe urumva kongera kumubona i Kigali bizaba biryoshye Al Hilal n'ibisanzwe nabonye batangiye imyitozo Al Hilal ku munsi w'ejo batangiye imyitozo hano kuri Ferwafa yasezera bamwe mu bakinnyi izanamo abandi yarabasezereye nabonye yaraguze umukinnyi muri Stade Marie umukinnyi mwiza wa Stade Marie nawe yaramuguze wari kumwe na Mamadou Traoré muri mediateur ya APR yaguze yaramuguze nawe araharameze neza nabonye umutoza Gibukasa namubonye mu myitozo nawe arahari nubwo bamushyize mu makipe y'abato ariko agomba no kujya atanga support cyane cyane nko batarabona umutoza mukuru ntabwo arabona umutoza mukuru buriya Al Hilal kuko Regengaf nyuma yo gusinya amasezerano yari yasinyuye arigendera ataratangira gutoza ubwo rero naryo ni itsinda rikomeye Sekafa igiye kuryoha izabiryoshye ariko Rayon nanone ntibivuze yuko itagira icyo ikora nubwo iri tsinda ryayo nyine ririmo Hilal ni kubita yanda birasigaye rero ubwo nicyo bisobanuye Tusker na KVZ ni kubise